Aha ni ku munsi wa gatanu irushanwa ry'amagare cyangwa se shampiyona y'amagare UCI riri kubera mu Rwanda. Reka mbinjize mu cyumba cy'inama. Ni inama yabereye muri Kigali uyu munsi, aho umushyitsi mukuru wanagejeje ijambo ku batumiwe cyangwa se ku bitabiriye iyi nama ari nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Perezida Kagame yashimangiye ko abumva ko u Rwanda rutakwakira ibikorwa bikomeye basizwe n'amateka. Reka mbibutse, iri rushanwa ritangira kuba cyangwa se rigiye kubera mu Rwanda, ibi ngibi hari ibihugu byakunze kwigaragaza yuko biri kurwanya ko ryagakwiriye kubera mu Rwanda, cyane cyane igihugu cy'Ububiligi. Iki gihugu cy'Ububiligi cyakunze kubyigaragazamo cyane ndetse kinabijyamo cyane, aho inkuru dukesha igihe ndetse n'umuryango igaragaza yuko Minisitiri Olivier Nduhungirehe yanenze cyane ndetse yagaragarije umudepite wo mu Bubiligi wanenze kuba u Rwanda rwarahawe kwakira shampiyona y'isi y'amagare, ko yari akwiye mbere ya byose guterwa ishema no kuba Ababiligi bene wabo bari kwitabira neza, bari no kwitwara neza ndetse bagafatwa n'abanyagihugu bagenzi babo bo mu Rwanda bishimiyemo. Ati ubundi unywe utuzi dukeya dushyushye kandi biragenda neza. Iryo ni ijambo Nduhungire yavuze asa nkaho ari gusubiza uyu mudepite wiswe Lydia Mukebere Ngoyi wo muri Bruxelles. Ni nyuma y'uko Depite Lydia Mukebere Ngoyi w'i Bruxelles yanditse ubutumwa kuri X agaragaza ko atishimiye kuba u Rwanda rwarahawe kwakira iri rushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa kw'amagare ryatangiye i Kigali kuri iki cyumweru tariki ya 21 Nzeri 2025. Akaba ari nayo mpamvu muri iyi nama yabereye muri Convention Center, aho yari iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, yabigarutseho avuga ko ngo abumva yuko ibikorwa bikomeye nk'ibi bitagakwiriye kwakirwa n'u Rwanda, ngo abangaba basigajwe inyuma n'amateka. Ati barasigaye cyane. Perezida Paul Kagame yavuze ko abumva ko igihugu nk'u Rwanda kandi ngo kitagakwiriye kwakira cyangwa se kidashobora kwakira ibikorwa bikomeye nka shampiyona y'isi y'amagare bafite imyumvire ngo itagikenewe. Ati iyo myumviro ntikigezweho. Ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe wahageze. Iyi ni Menya Byose ica kuvumbuza isho. Njyewe uyibagezeho ndi Ken Chris. Reka nkwibutse wowe waba utarakora subscribe kuba wayikora, maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure ahashoboka. Nikaze. Perezida Paul Kagame yabigarutseho kuri uyu wa kane tariki ya 25 Nzeri 2025, ubwo yari yitabiriye inama y'94 mpuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi UCI yabereye muri Kigali Convention Center. Iyi nama iberamo amatora ya perezida mushya wa UCI yabereye i Kigali, mu gihe uyu mujyi uri kuberamo shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 ibereye bwa mbere ku mugabane wa Afurika mu gihe cy'imyaka 104. Hari abantu bumvise ngo iyi shampiyona y'amagare ngo nibwo bwa mbere ibereye mu Rwanda, ahubwo muri Afurika, ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mu Rwanda, ngo mu myaka 104 yose. Abangaba ntibabyumva neza, ibyo mwabyumvise neza. Amarushanwa yari asanzwe aba cyangwa se amasiganwa y'amagare yari Tour du Rwanda isanzwe cyangwa se n'andi marushanwa agiye atandukanye, ariko iri rushanwa ku rwego rw'isi ryiswe UCI, iyi shampiyona ya UCI nibwo bwa mbere yari ibereye muri Afurika, ari nabwo nyine igihugu cy'u Rwanda kibimburiye ibindi. Mu ijambo ry'ikaze, perezida wa UCI David Lapartia yashimiye Perezida Kagame ku ruhare rukomeye yagize ngo shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 n'inama yayo y'194 bibere muri Afurika. Yongeyeho ati ibihugu 132 biri imbere yanjye hano byansabye kugushimira Perezida hamwe n'u Rwanda gutuma aya mateka agerwaho kubera iyi shampiyona y'isi y'amagare y'akataraboneka. Ntituzibagirwa ibihe twagiriye mu gihugu cyanyu cyiza. Kuba muri iki cyumba uyu munsi biradutera imbaraga ndetse birongera agaciro inama yacu.
wa mugani w'umunyarwanda ati hari ababyemera n'ababihakana. Mu gihe iri rushanwa riri kubera mu Rwanda, urumva hari abagerageje kubirwanya, ariko abashyitsi cyangwa se ba nyiraryo bo barashimira ubu buryo rikomeje kugenda neza mu Rwanda rwiza ngo kandi rwabakiriye neza. Ati kandi nitugera iwacu ntago tuzibagirwa ibihe byiza twagiriye mu gihugu cy'iwanyu ndetse namwe. Perezida Paul Kagame nawe yashimiye UCI na perezida wayo David Lapartia bahisemo ko u Rwanda rwakira ibi bikorwa byombi bikomeye, aho biri mu byitabiriwe cyane mu mateka y'isi mpuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi. Ati isabukuru y'imyaka 125 kuva UCI ishinzwe n'ubudashyikirwa, ikirenzeho nuko ari ubwa mbere ibi bikorwa bibereye muri Afurika. Twishimiye ko ibihugu 108 biri kurushanwa ari umubare munini ku rwego rw'isi. Muri Afurika gusa dufite ibihugu 36, akaba ari byo byinshi byitabiriye iri rushanwa byo muri uyu mugabane kuva ritangiye. Ati kuva iri rushanwa ritangiye, iri rushanwa rikaba ririmo ibihugu 108, ariko ngo ibihugu byagerageje kugaragaramo cyangwa se kwitabira iri rushanwa ku mugabane wa Afurika ngo ni ibihugu 36 byonyine. Ni 36 byonyine, tutirengagije yuko n'ubundi Afurika igizwe n'ibihugu 54, ariko iri rushanwa bitewe n'uko kugira ngo muryitabire hari ibigenderwaho. Ubwo rero ibihugu byari bifite ibyo byemezo cyangwa se ibigenderwaho byose, ibyangombwa kugira ngo babashe kwitabira iri rushanwa ni ibihugu 36 byonyine. Yashimiye kandi ko abakinnyi n'abafana baturutse mu bice bitandukanye by'isi bitabiriye shampiyona y'isi y'amagare ari kubera i Kigali. Avuga ko ubwitabire bwabo aribwo butuma irushanwa rigira agaciro. Ati turashimira abakinnyi n'abafana bavuye kure kugira ngo baze hano kuva mu bihugu bikomeye mu mukino w'amagare kugeza ku bito. Kukuba hano kwanyu nibyo bituma ibi bikorwa bigira igisobanuro gikomeye. Ku bakinnyi turabizi ko imisozi yacu isa n'igoye, ariko muyitwaramo neza kandi mufite imbaraga. Uko kwitabira kwanyu kugaragaza urugero rw'u Rwanda rwatugejeje kuri ibi bihe by'amateka, nimwe twafatiyeho urugero kandi tuzaba duhari kuri buri ntambwe kugira ngo tubashyigikire. Ayo ni amagambo cyangwa se iryo ni ijambo Perezida Paul Kagame yagejeje ku bitabiriye ndetse n'abaje gufana iri rushanwa ry'amagare. Umukuru w'igihugu yavuze ko igare risanzwe ari igikoresho cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi by'Abanyafurika, ndetse u Rwanda rwashoye imari mu mukino w'amagare bigatanga umusaruro, aho kuri ubu isiganwa ribera mu gihugu cya Tour du Rwanda riri mu yayoboye muri Afurika. Ati mu bice bitandukanye bya Afurika amagare amaze igihe ari uburyo bwo gutwara ibintu no kwifashishwa mu buzima busanzwe. Mu Rwanda natwe twashoye imari kugira ngo duteze imbere umukino w'amagare. Ndashaka gushimira abafatanyabikorwa twakoranye ngo bigerweho. Izo mbaraga zatumye Tour du Rwanda iba rimwe mu masiganwa akomeye muri Afurika, ndetse ishyira ibuye ry'ifatizo ku iterambere mu rugendo ruganisha muri iki cyumweru. Yagarutse kuri Center Satellite ya UCI yafunguwe mu Rwanda muri Gashyantare, aho u Rwanda rwabaye igihugu cya kabiri cya Afurika kigize nyuma ya Afurika y'Epfo. Ashimangira ko yatangiye gutanga umusaruro, aho abakinnyi benshi bo muri uyu mugabane bayitorezamo bakagera ku rwego rwisumbuye. Yongeyeho ati tubona siporo nk'umusemburo wo gutera imbere n'amahirwe, ndetse no kwakira amarushanwa yo ku rwego rw'isi byongera iterambere mu buryo bwihuse, ndetse bigakuba ikibivamo. Perezida Kagame yakomoje ko kubumva ko ibihugu nk'u Rwanda bidashobora kwakira amarushanwa akomeye ku rwego rw'isi. Avuga ko bafite imyumvire yasizwe n'amateka. Ati
iyo Afurika cyangwa ikindi gihugu kitamenyerewe gitoranyijwe ngo cyakire ibikorwa byakiranwa gushidikanya, ndetse akenshi bamwe bakifuza ko cyakwamburwa, ko bumva ko kwakira ibikorwa byo kuri uru rwego bigomba kwiharirwa na bake. Iyo myumvire ntikigezweho ndetse ntikwiye. Yongeye gushimira perezida wa UCI David Lapartien washyize mu bikorwa amahame yo gukorera mu mucyo, avuga ko yegukanye umudari wa zahabu muri iki cyiciro. Yakomeje agira ati, ndashaka kugushimira mu izina ry'u Rwanda ku bunyangamugayo n'ubushake bwo guhagurukira gushyigikira ibi mu murongo mwiza ndetse bikwiye. Inzego ziyobora siporo zifite inshingano yo gukingura amarembo zigaha rugari abandi, kandi nibyo tubona UCI iri gukora. Turabibashimira mwese. Umukuru w'igihugu yibukije kandi ko gushora imari muri Afurika bisobanuye gushora muri kamwe mu duce dutera imbere byihuse ndetse dufite akamaro mu isi, haba mu gukora abakinnyi, kubaka inganda zikora ibintu bitandukanye, imyitozo, ubukerarugendo no kwakira ibikorwa bikomeye nyine nk'ishampiyona ya UCI. Ngiyo inkuru ijyanye n'irushanwa ry'amagare, aho ryari rigeze ku munsi waryo cyangwa se ku nshuro yaryo ya 5 riri kubera mu Rwanda. Riri kugenda rirangira cyangwa se rinasozwa n'iyi nama nyine iri guhuza nyir'igihugu cyangwa se umukuru w'igihugu riri kuberamo ndetse na perezida waryo ari we David Lapartien, aho perezida waryo ashimira perezida w'igihugu riri kuberamo ari we nyakubahwa perezida Paul Kagame, akanashimira n'igihugu cy'u Rwanda ko ari igihugu cyiza ndetse n'abanyagihugu bacyo kuko bakiriye iri rushanwa neza ndetse bakanakira abaryitabiriye cyangwa se abarigaragaramo bakaba baranakiriwe neza. Mu gihe nubwo ngo nta byera ngo de cyangwa se nta ushimwa na bose, nubwo iri rushanwa riri gushimwa n'aba bakuru baryo cyangwa se aba barihagarariye, ntabwo bivuze yuko hari ibihugu nk'Ububiligi n'ibindi bitandukanye ibi ngibi byaryitaje bikarigendera kure, ahubwo bikanavuga n'u Rwanda nabi, cyane ko Ububiligi bwakunze kurirwanya. Uyu umudepite witwa Lydia wo muri Bruxelles yagaragaje anenga u Rwanda ati ntabwo u Rwanda arirwo rwagakwiriye kwakira iri rushanwa. Ku rundi ruhande kandi bivugwa yuko perezida Tshisekedi n'ubundi perezida wa Congo nawe ngo yakumiriye abakinnyi biwe cyangwa se abakinnyi baturutse muri Congo ngo kuba bakwitabira iri rushanwa. Ari nayo mpamvu mwumva yuko nubwo iri rushanwa ngo ryitabirwa n'ibihugu 108 ku isi, ngo ariko uretse ibihugu 36 byonyine byo muri Afurika ngo nibyo byitabiriye iyi nama cyangwa se n'iri rushanwa, bitewe n'uko byatsinzwe cyangwa se ibigenderwaho bitabyujuje neza. Ngayo amakuru nabategure kuri uyu munsi. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Njye nk'ibisanzwe iyi yarimenya byose ica kuvumbuza isho, yewe yibagezaho ndi Ken Chris. Reka nkwibutse wowe waba wibagiwe gukora subscribe maze like na share, ko wabikora kandi ari inkunga ikomeye cyane. Bikore maze tuzajye twibanira, kandi like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure ahashoboka. Reka ngushimire nkubwira nti hasta la vista.